ni umwaka wabaye w'amateka uzamo ibibi byinshi ariko n'ibyiza ntibyasigana. By'umwihariko mu Rwanda abarutuye babonye intsinzi nanone yo kongera kuyoborwa n'uwo bihebeye Paul Kagame. Nubwo yari inkuru yabaye umwaka urimbanyije, reka ariyo duheraho ku ikubitiro, aho mu kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi mu turere tugize intara zose z'u Rwanda. Uyu mwaka habayemo udushya twinshi ndetse campaign irangira abanyarwanda batabishaka, batahubwa ibi nibyo bihe byiza bibaho u Rwanda rugira, aho abaturarwanda hafi y'igihugu cyose baba bari inyuma y'umuntu umwe bamugaragariza ko ari we bishakira rwose nta wundi. Ubwo kikaba ahubwo igihe cyiza cyo kwishimira ibyagezweho, kuko nk'uko byagaragaye umwaka w'ibihumbi 2024 cyari igihe cyo kwishimira bikomeye kubw'imyaka 30 yari ishize bazahurutse mu mateka mabi yaranze u Rwanda, kandi basubiza amaso inyuma bakabona rwavuye kure koko. Muri uyu mwaka rero cyabaye igikorwa cyari kiganjemo udushya twihariye, ndetse tumwe muri two ni nk'urubyiruko ruhurira kuri murandasi rwatunguwe no kumva Perezida wa Repubulika abaha ubutumire bwo kuzabana nawe mu gace kabitse amateka ye. Agira uku anabavungurira kuri ayo mateka yewe n'ay'ubuzima bwe bwite yabayemo mu gihe cyo kubohora u Rwanda. Benshi mu bari bitabiriye iki gikorwa bavuze ko ari umwaka w'amateka mu buzima bwabo, kuba bariherewe amateka y'ibyaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda bari kumwe na ba nyirayo, ndetse bari no ku gace yabereyemo. Icyo gihe Perezida wari uri mu gihe cyo kwiyamamaza yabahaye umwanya wisanzuye cyane wo kwifotozanya nawe bamwegereye. Iyi nkuru bayandika ku mitima yabo. Byabaye uruhererekane rw'ibyiza kuri benshi, kuko bamwe bagiye bagabirwa inka, intandaro ibaye imisango bagiye bagirana, abaturage bakizihirwa na n'umukuru w'igihugu cyabo. Urugero rw'abahaye inka ni nko ku gitekerezo umuhanzi Knowless yagize cyo kwifuriza kugabira nk'umukuru w'igihugu, ariko agahita amugabira ahubwo ari we nk'abaturanyi baturanye mu Karumuna mu karere ka Bugesera. Nubwo nyuma yo kugabira benshi bitavuzweho rumwe ko uyu muhanzikazi yihitiyemo abatumira bakure ngo bamuherekeze kugabirwa nk'abo mu Karumuna bose bari baturanye na Perezida. Mu byaranze campaign kandi habaye ubusabane ku banyarwanda nyuma y'igikorwa cy'amatora hishimirwa intsinzi y'umukuru w'igihugu. Nanone benshi mu rubyiruko bongera gutumirwa gusangira nawe ahari amafunguro y'akataraboneka. Muri uwo mugoroba baganira n'umukuru w'igihugu, bagiranye ibihe bidasanzwe, barifotozanya, baramusuhuza bamukora mu ntoki, amafoto y'agatangaza acicikana hose ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo nabyo bisigara mu mitima y'abanyarwanda. Muri ibyo birori ni nabwo Perezida yagaragaje umukwe we nk'umwe mu bamaze kuba abana be, no kuba abana be n'umufasha we bamubera akabando ka buri munsi. Amarangamutima kandi yagize ahamagara umukobwa we ati Anje wanjye. Byashimishije abari aho, bishimangira umubano bombi bafitanye nk'umwana n'umubyeyi. Benshi bibonera ko usibye kuba ari Perezida w'igihugu, ashobora kuba ari n'umubyeyi wubakanye ubucuti buhambaye n'abagize umuryango we. Ibyo nabyo byakoze ku mitima ya benshi. Ubundi umwaka w'ibihumbi 2024 wabaye uwihariye mu kugaragarizanya urukundo hagati y'abaturage b'abaturarwanda na Perezida Kagame, atasibye kubaganiriza bimwe mu bimwerekeyeho, nk'uko ubwo yaganiraga n'abanyamakuru yigeze gutangariza abanyarwanda ikintu kimushimisha kuruta ibindi ari bo buzukuru be n'urugwiro bagirana umunsi ku munsi. Ubwo yabazwaga n'umunyamakuru ibyerekeye abuzukuru be niba bo bazi ko ari Perezida, yaragize ati kuri bo rwose sogokuru nicyo bazi, banyita papa. Ndetse atanga n'urugero kumwe wari ufite imyaka 4 muri uyu mwaka utambutse, azi ko sogokuru wari umuvumvu w'inzuki. Ibi nabyo byasigaye mu mitima y'abanyarwanda, bati barahirwa abuzukuru kuko uri umubyeyi utagira uko asa. Indi nkuru ya kabiri yasigaye mu mitima y'abanyarwanda nuko bagiye bakumva uwitwa Nyarwaya Innocent ku kabyiniro ka Yago Pondati aratatse ati nyamara njye maze igihe kinini mpura n'akarengane k'agatsiko k'abantu bahora bashaka kunyangiriza izina. Abenshi n'ubundi uyu muhanzi yashyiraga mu majwi bari abasitari biganjemo abo bahuje umwuga mu itangazamakuru. Ati rwose maze igihe kirekire nkungabanywa n'abantu bihaye gutsikamira abandi, bigize ibifi binini bakirirwa basebya izina ryanjye kandi n'abatari shyashya ahubwo bagira amabikundusha. Ati namwe byayongeye kubishyira hanze, mbashyire hanze. Nuko ahera ku murongo avuga ibyo yise amabi ya buri wese. Gusa nanone kubw'umujinya atangira gusa n'ukabya, nkaho yari atangiye noneho kutavuga umuntu ku giti cye,
ahubwo akajya no ku babyeyi. Ibyahuruje abayobozi benshi bavuga ko bikwiye guhagarara mu maguru mashya. Nyarwaya Innocent yongeye kumvikana mu ijwi riranguruye ategeka abo bantu bamubabaje kumusaba imbabazi vuba na bwangu cyangwa nawe akabandagaza. Ni inkuru yateye benshi kuvuga byinshi, cyane ko abanyarwanda benshi bari batangiye gukorwa cyane ku mutima n'ibyo umusore yavugaga, nuko abafana be yise Big Energy barahaguruka koko ugize ngo aravuga baramwumvise ku rutonde rw'abo yagoye yashyize mu majwi bakamwihanangiriza. Ibyo byose babikoreraga hashyirwa ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga hose habaga huzuye ubutumwa bw'aba Big Energy. Ibyatumye umuvugizi wa RIB yihagurukira ubwe nanone avuga ko rwose ibyo bikwiye guhagarara. Icyatangaje benshi nanone ariko ni ukuntu uyu munyamakuru yavuze ko ahunze u Rwanda nyamara ruhunze atarwanga, ahubwo ahunze agatsiko k'abarurwanya. Ibyarushijeho gusakurisha benshi batugiye he, usize aba Big Energy gute? Abandi bati igihugu cyacu ntukwiye kuvuga ko igihunze nkaho kirimo intambara. Niba ari n'agatsiko k'abantu kakubabaje ni gahanwe, ariko wivuga ko unzi igihugu. Icyakora nyuma yaho ibi byabaye nk'ibisa n'ibihosha, aho uyu munyamakuru yasabye imbabazi abayobozi n'abanyarwanda muri rusange ko ibyo yakoze byose yabiterwaga n'agahinda, kandi ko nta kundi yumvaga bamubabaje bari kumva uburibwe yagize adashyize ibyabo ku karubanda nk'uko nabo ubwabo babikoze. Iby'iyi nkuru byaradogeye nabyo bisigara mu mitima y'abanyarwanda. Indi nkuru ya gatatu ni ubwambure bw'uwitwa Jihad, umunyamakuru uzwi nka Jihad wakunze kenshi kuvugira mu ruhame ibyerekeye abantu bakunda gushyira hanze amashusho yabo y'ibanga, akanakunda kwigamba agira ati niba hari ufitaye azayagaragaze ngo kabahaye uburenganzira rwose. Byasaga naho we yumvaga atagwa muri uwo mutego, nyamara mu gihe yadukirwaga n'uwitwa Jackie na Yago bivugwa ko aribo bakoze iyo bwabaga bagashakisha mu mashusho bakayashyira hanze ku karubanda habona, hanyuma aya mashusho akaza agaragaza uyu musore arimo akinisha imyanya myibarukiro ye. Ibi byabaye inkuru yakumira birasakuza. Nyirubwite nawe ariko aho kugira ngo agaragaze ikimwaro n'igisebo atangira gutangaza ko nta soni afite, atangira kwisobanura ko we nta kosa afite, ahubwo rifite ari uwashyize hanze ayo mashusho, kandi ngo ko nta kibazo cyo gucururiza online gihari. Gusa iby'inkuru byabaye akabarore, aho byageze nayo ikorwamo indirimbo benshi bakayikunda kubi. Indi nkuru ya kane yasigaye mu mitima y'abanyarwanda kandi yavugishije benshi muri uyu mwaka utambutse ni urupfu rwa Dorimbogo cyangwa se witwa Valentine, wapfuye by'amarabira kandi akarinda apfa abantu bazi ko ari ibya prank byateye. Benshi mu banyarwanda batangajwe no kubona Valentine atangaza karembye, yafashwe n'uburwayi nawe atazi, arimo atabaza ababishoboye kumusengera no kugira ubufasha bamuha. Nyamara aho kumwumva ahubwo baratangiye bati uyu se we kandi yize imitwe nk'iyi kuva ryari? Ni gute umuntu arwara n'amaruja revure ku munwa? Nyamara icyo cyari ikigara abanyarwanda bamwe bagendeyemo bitewe na bamwe mu bavugira ku karubanda bakunze kwita abasesenguzi, baje kugaragaza ko uyu mukobwa beshya ari imitwe k'abanyarwanda badakwiye kumwumva na gato. Abenshi bumvise iyi nkuru baracecetse ntibagira icyo babikoraho kugeza umunsi batungujwe n'urupfu rwa Valentine Dorimbogo watabarutse atabaza, ariko ntihagire ubiha agaciro. Iyi nkuru yakoze ku mitima y'abanyarwanda benshi, biba impaka mu biyita abasesenguzi n'abanyarwanda babakurikirana umunsi ku wundi bati muri abagome, urupfu rw'uyu mwana w'umunyarwandakazi muzarubazwe. Bamwe mu basesenguzi nabo batangira kwicuza bati iminwa yacu izadukoraho twisamye twasandaye. Nyamara bugacya bakagaruka bati nawe afite byinshi yabeshya abanyarwanda, mwari kwizera gute ko none ibyo yari arimo avuga ari byo? Nyamara abanyarwanda muri rusange bakurikiranaga hafi ibi bavuze ko nta umuntu bwigeze bugaragara mu gihe ibyo byose byabaga. Iyi nayo ni inkuru yasigaye agahinda benshi igasigara mu mitima yabo. Indi nkuru yacicikanye ni ishanga, aho umunyamakuru ufata ku mavuta ari umwe mu batumye imenyekana cyane, aho hafashwe amashusho umuhanzi The Ben akaba umukobwa bari kumwe bifotozanya mu ruhame. Ibyo bituma abakurikirana imyidagaduro basakuza mu mpande ebyiri. Bamwe bati ni gute umugabo wubatse atangiye iyi mico, abandi bati ntimugakabirize ibintu biriya byabaye ni ibintu bisanzwe rwose, nta nkayaciye amabere, kubaka ntibibuza umuntu gusabana n'abandi. Ndetse ibi byabaye intandaro yo kuba umunyamakuru ufata ku mavuta yarahawe gasopo n'ubugenzacyaha, nyuma ariko biza kumuviramo no gufungwa. Ibyo byose byaturutse ku bagiye batanga ibirego bitandukanye byaba yagiye yibasira akagera naho yinjira mu buzima bwabo bwite. Indi nkuru yaranze umwaka wa 2024 bigacika ni umunyamakuru Sabe
Sabe wahuye n'ikibazo cy'imvune ikomeye nyuma yo kugaragara amashusho ye asimbuka igipangu ariko asa nanone n'ubikora rwihishwa ari kumwe n'uwitwa Ngwino Ndebe. Ubwo abari baje kubatabara bagiraga bati uyu mugabo n'uwawe, uyu mubyeyi akikiriza, bikaba intandaro ikomeye yo kuvuga ko bashobora kuba bari bafatiwe mu cyuho cy'amakosa. Nyamara ibi nabyo ntibyavuzweho rumwe n'abantu kuko benshi bakomeje kuvuga ko ari ibintu bidakwiye umugabo wiyubashye nka Sabe uhora utanga inama no guha umurongo mugari abatewe agahinda n'ingo, ko atarakwiye kuba ari umwe mu bafatiye mbere mu kuzisenyera abandi bati ariko ubundi naho yabikora ko akuze ikibazo kirihe, ahubwo habayeho amakosa yo kumwinjira mu buzima. Iyi nayo yabaye inkuru yasigaye mu mitima y'Abanyarwanda na n'ubu iracyavugwa. Indi nkuru ya karindwi niyo gufungura stade Amahoro, nayo yatumye Abanyarwanda bishima bikomeye cyane ko ari naho habereye ibirori byo kurahira k'umukuru w'igihugu, amahanga yose agatangara kubw'iyi stade iteye amabengeza kandi ikaba kataraboneka mu ruhando mpuzamahanga. Icyakora nyuma yaho gato Abanyarwanda bamwe baje kugira ikibazo ubwo hakinaga ikipe ya Gasogi na Rayon, hagaragayemo witwa Semuhungu wasusurutsaga abantu ariko nanone akabikora mu buryo benshi batashimye bati nta kwiyubaha yabikoranye. Gute se stade nk'iriya y'icyitegererezo ibyinirwamo ibintu nka biriya? Ibi nabyo byabaye intandaro yo gushyirana hanze kwa bamwe bati impamvu mwibasira Semuhungu nuko mumusaba kabima yaba amafaranga n'imibonano mpuzabitsina. Ibi nabyo nyir'ubwite ari we Semuhungu yatangaje ko abakomeje gucana umuriro kuri iyi nkuru ari bamwe mu bamuterese kandi bagiye bamusaba amafaranga akayabima. Ni inkuru yasakaye kandi ntiyavugwaho rumwe na benshi. Umwaka batangira kuhuta ubyiniriro, abenshi batangira kuvuga ko wababereye muremure ngo ko bafite ubwoba ko uzatinda kurangira bikomeye. Indi nkuru iri ku mwanya wa 8 ni ya mama Pastor, umugore wahoze ari Pasteur Theogene. Yamaze imyaka myinshi yita ku bana bakuye ku muhanda we n'umugabo we, nyamara akabarera neza bagakura bakarinda ubwo babaye abagabo, ndetse bamwe muri bo baje kugera hafi mu myaka 30. Nyamara kuba bari bakuze ntabwo aribyo byatangazaga abantu, ahubwo icyaje gutangaza benshi batangiye gushyira ku karubanda iby'inkuru y'ubuzima bwo kwa mama Pasteur. Bati nyuma y'urupfu rwa Pasteur nta kitwitaho. Benshi rero batangajwe ahubwo n'ubupfura butangaje bw'uyu mubyeyi bwo kurera abo bantu bageze muri icyo kigero ko rwose bishobora bake. Ibi nabyo byasigaye mu mitima y'Abanyarwanda mu byaranze umwaka wa 2024. Indi nkuru yaranze uyu mwaka niyo kuba mu Rwanda harabaye ibirori bikomeye byahuje imbaga y'amahanga n'ibyamamare bitandukanye harimo na Steve Harvey. Iyi nama yavugishije amahanga, Abanyarwanda nabo bagacika urondogoro bavuga ko batewe ishema na Perezida Paul Kagame ukunze guhora biri inyuma. Yari inama yamurikirwagamo iby'amarushanwa y'imodoka. Inkuru ya 10 yaranze umwaka wa 2024 igatangaza benshi kandi gasigara mu mitima y'Abanyarwanda ni ubukwe bwa Miss Rwanda 2020, ari nayo yasoje umwaka aho bwabaye ubukwe bw'umwaka kuko nk'ubukwe bwari ubw'agatangaza, aho uyu mu Miss Ishimwe Naomi yiyemeje gushyira kuri murandasi gahunda zose z'ubukwe bwe. Ibyatumye Abanyarwanda benshi babukurikira kandi bashimishwa n'ukuntu bwari bupanze neza. Nibwo ubukwe bwa mbere bwacagayirwa mu Rwanda kubwo kurebwa n'ibihumbi by'Abanyarwanda bari impande z'isi yose, ni ukuvuga kandi ari ibintu byabaga live. Ni ukuvuga ko aribwo bukwe bwa mbere bwitaweho kurikiranwa n'Abanyarwanda kandi gahunda zabukorewemo zarabaye ndende. Bashimira mu Miss wabasangije ibirori bye. Gusa inkuru nanone yavugwagwamo cyane ni ya Miss Muheto nawe wavuzwe cyane muri uyu mwaka kubwo kunywa ibisindisha kenshi agatwara imodoka yasinze akagonga ibidukikije. Nk'uko inkuru yari ikiri mu mitima y'Abanyarwanda no mu bukwe bwa Miss Naomi, abatangaga ibitekerezo kuri murandasi bibanze cyane kuri Muheto, aho iyo kamera itamugaragazaga gato bahitaga bavuga ko yinyabije ngo afate kamwe. Ibyo byabaye urwenya rukomeye bihuza n'ibirori byashimishije benshi bya Naomi. Ibi nkuru yakunzwe cyane mu mpera z'uyu mwaka. Nubwo inkuru zaranze umwaka wa 2024 zabaye nyinshi kandi zavugishije abantu cyane, by'umwihariko abaturarwanda, izi 10
izi 10 nizo twabahitiyemo kuzabereye mu Rwanda, naho tukabahitiramo imwe yabaye akasamutwe yamenyekanye ku isi yose y'uwitwa Balthazar wamamaye ku isi hose kubwo guca gahigo mu gusambana n'abagore benshi. Nimureke tube dusoreje aha, mwakoze kubana natwe naho butaha. Jye mwari kumwe ndi Benita Giraneza. Turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.